Hello, uraho neza, jye banyita Isiri. Urakoze kuri kureba iyi video. Mubwirene kuri iyi chaîne YouTube ngusangizaho ibintu bitandukanye nkora mu buzima bwa buri munsi, nkabikora nk'umwuga kandi ifitemo ubumenyi n'uburambe. Ni kubwiyo mpamvu niyemeje kugusangiza ibyo bintu byose nkora, harimo kukwigisha guhamiriza, kubyina Kinyarwanda, kuvuza umutagara w'ingoma nyarwanda, nkazagutoza ku muntu ufite permis tekinike zo gutwara imodoka, ku muntu udafite permis nawe nkakwibutsa mu mategeko n'uburyo wakora ikizamini kwiga gutwara imodoka. Rero nimba ibi byose mvuze hano ubona ko bifitiye umumaro kuri wowe cyangwa se byagirira akamaro societe nyarwanda, reka ngusabe nti kora subscribe, ukure na like, unasharinge ku muntu wumva ari mu nzira z'ibyo bintu nkubwiye hagati aho ngaho. Kandi nimba hari insanganyamatsiko igushimishije kuruta izindi muri zo navuze haruguru, ushaka kujya hano kuri playlist ugahitamo insanganyamatsiko wumva ikunogeye. Urugero, ubuhinzi, uzabona video z'ubuhinzi gusa. Kubyina uzabona kubyina gusa. Kwiga gutwara imodoka nuko. Rero uyu munsi rero video naguteguriye ni video yo gutwara imodoka. Hariyo nabanje mbere y'ingiyi, uranyihangarana nagizemo gutinda kuko nifuza ko byakurikirana nk'uruhererekane rwiza mu kwiga. Ugafata chapitre ya mbere ugakurikiza iya kabiri, iya gatatu, bigatuma ibintu utabivangitiranye. Rero reka rero ntatinze nkusaba ikintu, nkubwire icyo tugiye kwiga uno munsi. Ni isomo ryo gukora réglage ya rétroviseur. Isomo ry'ubushize ndarigushira video hano hasi, ryavugaga ku buryo umuntu yinstara mu modoka, umuntu yicara bwa mbere mu modoka ari kuyiga cyangwa se ayitijwe, bivuga ngo indesho y'intebe, uko ukora réglage y'ibintu byose. Rero uyu munsi yo niyo gukora réglage. Wamaze kumenya uko wicara mu modoka, hakurikiyeho kumenya uko ukora réglage y'imodoka yawe, plutôt ya rétroviseur zawe, unanyihanganira. Bref, ni gute bigenda rero? Ubu buryo ngiye kwereka ni mbera byombi. Ku modoka ifite umuryango umwe ku ruhande, ifite imiryango ibiri ku ruhande, no kugeza ku mavani. Izisumbuyeho simbizi ko izo ziri mu modoka ntwara. Ubwo ndakwereka buno buryo bwa van n'uburyo bw'imodoka ntoya. Ubu buryo nubukoresha, icyo bizagufashaho ni iki? Kubasha kuba wakora parking yawe neza, kubasha kuba wasuzuma ibibera inyuma yawe kandi bitabangamye. Reka rero ntatinze nkubwire ibanga yewe nkoresha niringiye muri rétroviseur yawe. Hano bakorera réglage ku bafite zino réglage zimeze gutya cyangwa n'ubundi buryo bwo aribwo bwose. Ukareba aho ufungurira urugi rwawe. Harabajya bavuga urugi rw'inyuma. Genda kubwira impamvu y'urugi rwawe. Ngo ukarushira muri iyo nguni yo hasi ya rétroviseur, inguni yo hasi. Ibi bigufasha mu gihe urimo gukora parking kuba wareba aho ushira ipine ryawe ry'inyuma. Wabonye aho ngaho. Ukabikora gutyo no ku ruhande rundi. Ngo ubu urebye gutyo niko nicaye, kandi nicaye neza muri bwa buryo nakweretse bwa installation yawe. Iyo buno buryo urangije, rétroviseur zawe zombi uzikoze ku modoka zifite rétroviseur yo hagati y'inyuma mu modoka, n'ubu buryo. Ngo kuringaniza rétroviseur yawe ukayikora ku buryo ureba isa nkaho ifitanye ishusho ni na parabrise y'inyuma. Ibi iyo ubikoze ukoze réglage zawe neza. Rero nzagukurikizaho n'izindi video, ubanze wige ibi ngibi, ibindi tuzavugana ubutaha. Urakoze.